wese mva mubwire Patrick mbabarira mu byo mukora byose muganize mushiki wanyu muganize bamwica muganize bamwica reka wereke njyewe nigute nataha mu rugo abanga nijoro umuntu akangendaho wari ugiye kunkandagira mu ntuza ejo uzaza tubikemure azaza mu gitondo muramuke wambwiye ngo iki Patro mu bijanye n'iki ntabwo wambwiye ko mabuja ameze neza nta kibazo nabikubwiye ndetse ko mugeze mu cyumba akenda kukumita murongeye muragwana se kandi ariko Patro narakubwiye ikintu kijanye n'ubusambanyi bwawe uzamuta ku gasi usibye no kuba umugore yakwica nawe ugabara igihe wanamwica ariko nacyo gisubizo ugenda umwica kabisa ugejeje kumwica nica umugore wacu urasanga nawe ukarusha isazi ariko niba reka nawe musore yanga kubyumva umukobwa twabonanye yari crush wanjye ubwo ndamenya nyine ni umukobwa twakundanye ku ishuri duhuye noneho ko namukundaga kera nabikoze rimwe gusa ariko ibyo abantu bingejeje no kumana no kumubura byabaye ikibazo ariko n'ubundi wakoze icyaha waracumuye kuri bibiliya biranditswe ngo kundwa kazanguguyaguye umugore wawe washatse ngo nawe ngaje nakuguyaguye nyine muguyaguye nawe kugira ngo uje kuguyaguya iwawe uguyaguye no mu bandi ntabwo njya kuryama mu cyumba cyanjye kuko aho ugira ngo ni umugore wanjye akabazo k'amatsiko nutajyama mu cyumba cyawe uraryama mu cyaha hano sisi mu cyumba cyawe nyine ntacyo bitwaye ngo ugenza urabiza amahane yanjye sibyo n'umugore wanjye wagira amahane aho ugira ngo ukure amenyo rero ureka Patro naho wararana nanjye ngo bishoboke mu buzima ni ukuri kw'Imana nose ubu se turaranye ugaca nakwishe turaranye ugaca nakwishe unyica akumugaza urumwica neza nijoro hari ibintu binshikiraga n'amashuka ndaganiga nijoro hari imyuka zinshikiraga nazo zibaga zivuye z'umujinya rwandenga kamera aja kumva neza umuntu cyangwa n'amashuka akaganiga we nico wakihanganira ariko sira bigeze nka saa 9 z'ijoro ngiraga icuya ku buryo nanjye ubwanjye ubwo mwuka w'icyo cuya buransohoraga nkaja hanze nkiyanika wongera nkagaruka mu nzu uburanganira icyo cuya cyane sawa aho kugira ngo muri umugore wanjye ibyo nabyo wabyihangana ndi kubyumva ariko sira wagira ngo umusuzi gutanga urabwihanganira kuzaga saa 9:20 kandi uno munsi nariye amateke n'ibishimbo njyamagi nariye na kagasaraze mwana mwasigaje kandi urabizi ubugari karimo mayoneze bahorarana n'umwicanyi niwe wishoboreye sawa ndaba nasinziriye kuko ndananiwe cyane nta nubwo ndi nyine ndi businzire gusa ariko nta kibazo reka turare n'ibyo uransaba byose ndabikora ibiki ukora ntuzi n'ubuhindukira ukavuga ngo dupfumbatane ndabura kuguhobera ubishoborewe bakumva nka we ijyanyuma reka nje nguhe nimero za Karori akoraga hahigi mwishurira irogi yo kwa Karori aje kurara hanze njyewe irogi ndayiriha sinongera kumurana nawe wowe uri nje wakora ikigo nyamara ugiye kurara ahantu bitaga muri danger zone
umuntu ukoraga akazi ko mu rugo none yinjiyemo umuviyayi umuntu ukoreshaga akazi ko mu rugo zibaho shefu gusinzira wa utarayanga nta handi warara ukaja kureba nko mu bagabo mubaga mwasangiye mu kabari ukabugura uti iwanje umukozi yanze ko cyangwa kwa Karoli urashaka kumwohereza kujya muri salo ajye kwa Karoli kandi ntuze kumbyika yamusinzire rarajana kuribwa ribwa Mena. Aha, nakubwiye hari n'inzoka karundura yo mu muryango. Hari n'inzoka karundura yo mu muryango. Ngaho jamu sinzi. Jamu muzi kujya. Ndakubwiye ngo mu muryango wacu hari ibintu banyoherereje byo kugira ngo umuryango gukomeze. Ngaho jamu. Generamenye yemwe. Nikireke kigeze niyo mu mirande inzoka ndende nini cyane kandi ukomeza kuyigirira amatsiko kuko ntaho nayo gusobanurira aho nari inzoka yakiteye neza sha inzoka yawe ifite nyasha n'umugore wawe nimugire ibyo byose paturuku hikuranya mu ishuku kandi